Yesu ashimwe bene data, twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Amahoro y'Imana bane namwe aho muherereye mwese. Twongeye kubahereza ikaze muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ndetse isengesho ifunguro ry'umunsi. Hanyuma turagira ngo rero wewe utari wakora subscribe, hanyuma tukubwire ngo kora subscribe, hanyuma tujye tubana uko bwije uko bukeye kugira ngo dufatanye umurimo w'Imana mu izina rya Yesu. Hanyuma turagira ngo rero tubanze dusenge Imana, hanyuma dufate umwanya tuganire ijambo ry'Imana. Mana, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turagushimiye. Uri data wa twese, izina ryawe rihimbazwe. Uyu mwanya twinjiyemo ni wa mwanya mwiza tugiye kujya ifunguro kandi ritunganyijwe rwose, kandi iri funguro Uwiteka uririye arabyibuha, uririye abaho. Ijambo ryawe ni umutsima, ijambo ryawe ribeshaho. Reka njye ugiye kurivuga ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rihabwa icubahiro. Nuribuze kuryumva wese umuhereze kumva ndetse no kumvira, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tugiye gusoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, bice byaho ni 19 ku murongo wawo wa 38. Haranditse ngo, hanyuma y'ibyo haza Yozefu wo mu Arimataya, nawe yari umwigishwa wa Yesu, ariko rwihishwa kuko yatinyaga Abayuda. Uwo ajya kwa Pilato amwaka intumbi ya Yesu ngo ayikureho. Pilato aramwemerera, araza akuraho intumbi ya Yesu. Haleluya, haleluya. Ndashaka kuvuga kuri uyu mugabo wagize ihishurirwa, kandi uyu mugabo akagira ihishurirwa abandi batari bagize. Ariko Bibiliya ikintu cyaje kuntangaza, nta nubwo muri ba bandi 12 ntumwa ze yari afite bigeze bagira iryo shaka ryo kujya gusaba intumbi ya Yesu, ahubwo bari bahunze bose. Ariko Bibiliya iravuze ngo uyu Yozefu w'Umwarimataya ngo yari umwigishwa wa Yesu bwihishwa. Hanyuma none mushimiye ubutwari yagize. Wakibaza ngo ba Petero, ba Yohana, ba Andereya, ba Bartolomayo n'abandi bari byari bikomeye mwene data. Ariko uyu mugabo witwa Yozefu w'Umwarimataya ngariyemeza, aragenda ngajya kwa Pilato. Ntabwo yagiyeyo apushinzwe n'ikindi kintu, ahubwo yapushinzwe n'urukundo yari akunze Yesu. Ndagira ngo mbabwire ngo hari abantu bimbwira yuko ari bo bakunda Yesu gusumbya abandi, ariko ndagira ngo mbabwire ngo hari abandi bamukunda batanabivuga, ariko bo babigaragaza mu gihe bikomeye. Ndagira ngo ngubwire ngo kuvuga kukunda Yesu ni kimwe, ariko no kumugaragariza urukundo ni ikindi. Hanyuma ngo uyu mugabo Yozefu w'Umwarimataya ngaragenda, yari yakoze umubare uteye guca. Sinzi kuntu nabitekereje, kandi numva iki kiganiro cyarabaye. Yozefu yabanje kuganira ndetse n'umugore we, kandi amateka na Bibiliya ikatwereka yuko Yozefu w'Umwarimataya yari umukire, ngo yarakorogoshoye imva ye mu gitare. Ubundi mu gihe cya kera abantu b'abakire ntago bajyaga gupfa batarateguye imva bazashingurwamo. Yozefu w'Umwarimataya rero yari yarayiteguye, ngariko ayikorogoshora mu gitare. Ngaza kuganiriza umufasha we cyangwa umudamu we,
aramubwira ati iyi mva yari iyanjye, ariko ndashaka yuko umukunzi wanjye, umwami wanjye, umukiza wanjye ari we nyishinguramo. Hanyuma umugore aramubwira ati se ko ufite amafaranga wagiye ukamugurira iye? Ariko Yosefu w'Umwarimatari ibitekerezo bye byari birenze iby'umugore we. Hanyuma kubera ko yari yarumvishe ijambo ry'umukiza, ijambo ry'umuremyi w'isi n'ijuru, kuko Yesu icyo yavuze ntago ajya benshi, yari yarabivuze, bamwe barabyirengagiza, avuga yuko umwana w'umuntu azagambanirwa ariko ku munsi wa gatatu akazuka. Ayo makuru ba Petero bari bayibagiwe, ba Andereya bayibagiwe, ba Toma ba Bartolomayo bayibagiwe, ariko umugabo witwa Yosefu w'Umwarimatari, umwigishwa wa Yesu bwihishwa, we akomeza kuyazirikana. Arababwira ngo nge urusengero narusenya mu minsi 3 nkaba ndagujuje. Nanone yerekezaga kugupfa kwe mu minsi 3 akazuka, ariko ntago bari barafashe isomo. Ariko uyu Yosefu w'Umwarimatari ndamukunda cyane, Imana yo mu ijuru ishimwe. Ngarangije asubiza umugore we uri kumusaba ko yajya kumugurira indi mva, yajya gukorogoshora indi. Arangije abwira umugore w'amagambo y'ubuhanuzi. Shimwe Yesu. Aramubwira ngo ntago ngewe Yesu nyimuhaye, ntago nyimuhaye burundu. Hari ijambo yavuze ko atarenze iminsi 3, ngewe ndayimutije, ndabizi neza umwami wanjye azazuka, ndabizi neza ku munsi wa gatatu azayingarurira, ndabizi neza umunsi wa gatatu ntazararamo. Ashimwe Yesu wavuye mu gituro. Imana ishimwe, kuko icyo yavuze no kugikora aragikora. Ubwo ari data wabivuze, ubwo ari data wabivuze bizoshika. Haleluya. N'umugabo w'umunyakuri, ibihamya birahari. Iyo yuguruye nawe ushobora kugara, nuko arazuka. Haleluya. Habaye umunsi Satani aratsindwa, ntiyaheza Yesu mu gituro, maze arazuka amuze nase. Nagaruka nzamushimira ibyo. Haleluya. Imana ishimwe. None uri mu ijuru iburyo bwa se we, dore urukundo rwatumye mpfira, ibyaha byanjye bihamba mu mva, nuko arazuka nkamuze nase. Nagaruka nzamushimira ubwo. Haleluya. Imana ishimwe. Bibiliya ivuze ngo iki? Bibiliya yavuze ngo arangije aravuga ati ndabizi neza iminsi 3 ntiyayirenza, ku munsi wa gatatu umwami wanjye azazuka. Uko yabivuze niko byagenze. Ashimwe Yesu watsinze Satani, ashimwe Yesu wazutse, ashimwe Yesu utaraheze mu gituro, ashimwe Yesu ugiye kuzukana ibyawe, ashimwe Yesu ugiye gukora ibikomeye ngo kugezana n'iyi saha. Yosefu w'Umwarimatari watije Yesu imva, na n'iyi saha bagiye gusura mu Isiraheli ngo hari amafaranga yinjira mu muryango wasigaye wa Yosefu w'Umwarimatari. Ndagira ngo mbabwire ngo gukorera uyu mwami
nta gihombo kirimo, harimo inyungu za none no mu gihe kizaza. Tera haleluya, haleluya, Imana ishimwe. Harimo inyungu za none no mu gihe kizaza, Imana ishimwe. Mana y'imbaraga nyinshi cyane, turagushimiye. Rotala eniwa dala sikodra enefosta kota shini dala ngonimi dikita la wazo pifodre enifondedra shawamaya dotika zomiwa enima zo pifodra elasobra elma. Warazute wavuye mu gituro, uburi muzima doligwa tala sikodamo edro elfo. Zura 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 ubucuruzi bwapfuye, zura zura bizinesi zapfuye, zura 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 ubukwe bwapfuye, zura zura. Uri umukiza, uri umukiza, uri umukiza. Urazura urazura byapfuye bikabaho mu izina rya Yesu. Oh, urakoze, urazura 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 urazura. Enita kala wasato pifo edra ene wazo pifo edra. Ndagushimiye, izina ryawe rihimbazwe. Urakoze ko wumvishe gusenga. Kiza indwara, kiza indwara, kiza indwara. Zuka ukiza indwara, urazuka ugakiza indwara. Waramamaye, waramamaye Kristo. Urakoze, urakoze kuri Imana yumva gusenga. Diabete zikire, kanseri zikire, mufiduko ukire, uwo mugongo wawe nukire, uwo mutwe nukire, ayo maguru nakire. Izere none ahangaha imbaraga z'umusaraba, imbaraga zazuye Yesu zigukozeho mu izina rya Yesu. Urakoze Mwami, urakoze kubyumvishe. Cyubahiro ni icyawe, tubisabye tubyizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.